Muraho murasuhuzwa na Pastor Jeremy, mbifurije amahoro aturuka ku Mana n'ubuntu buturuka ku Mana bibane namwe, kandi nifuje rwose ko tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Mbere na mbere turabanza dusenge, kuko ibintu byose bibanzwa n'isengesho, hanyuma ibindi turakomeza nyuma. Mana Data wa twese wo mu ijuru, turagushimiye, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye ubuntu bwawe n'urukundo. Tugiye kuganira ijambo ryawe, umanuke ube muri twebwe, uganze kandi utegeke. Koresha imitima yacu kugira ngo ifungukire kumva rino jambo tugiye kuganirira hano, kandi uzibura amatwi yacu kugira ngo iri jambo rigire icyo rikora ku bugingo bwacu. Turinde Satani, turinde abazimu, ahubwo ube muri twebwe, kandi iri jambo nirigira icyo rihindura biraba ari ishimwe kuri twebwe. Urakoze rero, shimiye ko ubyumvise byose no mu izina rya Yesu, amen. Ni ukuvuga ngo rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ndashaka kuvuga uyu munsi ku kintu kigendanye n'agakiza. Agakiza ndashaka kumenya ndetse nkanasobanurira buri umwe wese ku kigendanye n'agakiza. Ndaje ngo tuganire nk'uko nabyifuje. Ndashaka ko tuzatugirana ibihe, niyo mpamvu nabashije gushinga no kurema uburyo bugendanye n'imbuga nkoranyambaga kugira ngo tujye tuganira ijambo ry'Imana rigere kuri buri umwe wese. Ni ukuvuga ngo rero niyo ntego yanjye nka Pastor Jeremy n'ubundi nk'ibisanzwe. Hari umuntu ubyumva wenda akavuga se ni paseri, ariko hari impamvu y'ibyo, hari impamvu Imana yampaye iryo zina, kandi nshimira neza ko ikomeje kuntiza imbaraga no kuntiza ubushobozi bwo kugira ngo mbashe kuyikorera muri iki gihe kitoroshye. Hanyuma rero ndasaba buri umwe wese gutunganya umutima we tukumva rino jambo. Ndashaka kuvuga rero, turasoma mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 1 kugera ku wa 10. Turaza gusoma no mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 1 gusa. Intego yanjye cyangwa se ibyo nifuza ko tuganiraho nyamukuru ni ibigendanye no gukizwa. Hano muri kino gitabo tugiye kuganiramo harimo umutwe w'amagambo uvuga ngo gukizwa ni ubuntu. Hari ibintu tugura biduhenda, hari ibintu dushoramo amafaranga nyamara bitagereranywa n'agakiza, kuko iyo umuntu yamaje kwakira agakiza agira impinduka mu bo babana, agira impinduka akaba intangarugero. Hanyuma ako gakiza kaguhumura amaso, ukareba ibihishwe, ukareba bya bindi abantu badashobora kubona. Niyo mpamvu rero tugiye kuganira ku gakiza. Agakiza umuntu yakira kakamuhindura, agakiza umuntu yakira kakamuhindurira izina, agakiza umuntu yakira kagatuma ava mu cyiciro kimwe akagera mu kindi. Ni ukuri iri jambo ritubwira ko gukizwa ari umuntu. Ubundi ikintu cy'ubuntu ni ikintu utaguze, uhawe nyine, nta mafaranga utanze, nta bindi bintu bagusabye. Ariko sitekereza neza, hari ibyo tugura, hari ibyo dukenera bihenze ku buzima bwacu, nyamara atari byo by'ingenzi, ahubwo ari uko tutarasobanukirwa neza. Niyo mpamvu tugiye kwifashisha Bibiliya rero, tukabanza tugasoma hano mu Efeso igice cya 2 umurongo wa 1 kugera ku wa 10. Turaza gusoreza mu Baheburayo, ariho batubwira icyo tugomba gukora kuri ako gakiza twaherewe ubuntu. Ijambo ry'Imana rimbwira neza ko Imana yacu twumva iyo dusabye iraduha. Ese mu bushobozi bwawe gushyikirana nayo, waba ujya uyisaba, usenga uyisaba? Reka nza twumve rero, wayisabye iki? Ushobora gusaba ikintu kidakenewe, ariko kuko yo izi bidukwiriye mu gihe nyacyo, ikabanza ikaguha kimwe kinahabanye n'icyo wasabye, ariko kugira ngo izakugumane, kugira ngo wowe utabona cya kindi washakaga kubona ngo wigendere. Niyo mpamvu rero tugiye kuganira ku kintu kigendanye n'agakiza n'uburyo tugomba gutwara ku gakiza twaherewe ubuntu. Ni ukuri ntabwo twarabo kubabarira, ntabwo twavukaga mu miryango ikomeye, ntabwo
nta buranga dufite, nta gihagararo, nta bwenge, nta mashuri, nta n'amafaranga, mbega mu bintu bigaragara ntacyo twari dufite, ariko kubera urukundo rw'Imana rwaratuzanye rutwegeza hafi. Imana yiyunze natwe ibinyujije muri Yesu Kristo, muri ya mibabaro yiwe, hanyuma iduhindura umwe nawe, ituzurana nawe, dupfa kubw'ibyaha byacu tuzukana nawe. Niyo mpamvu rero yaduhaye agakiza k'ubuntu. Iyo tuba hari ibyo yari kuba yaradusabye, abenshi twari gutsindwa. Bitekerezeho neza, hahandi uvuye, hahandi mu muryango wawe, hahandi uwakuriye, hari benshi mwabyirukanye ariko batembanywe babivamo baragwa. Ka gakiza bahawe barakihorera, ka gakiza bahawe bagatera, mbega baragatererana karigendera. Hari benshi barara basenga rero basaba kugakiza, nukarekura hari undi uzagafata. Kandi ijambo riratubwira ngo, hari umuririmbyi waririmbye ngo ibya Yesu ni ku murongo, nuva mu murongo harajya mu ndi. Hari abandi nyine bashishikariye, bafite inzara n'inyota byo kumenya Yesu, bafite inzara n'inyota byo kwegera Yesu kugira ngo bumve icyo abashakaho. Rero tugiye gusoma imbere ya byose, abantu bafite Bibiliya mwamfasha tugasoma hano mu Befeso igice cya 2 duhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo gukizwa n'ubuntu. Tugiye gukomeza cyane, hanyuma dusoma mu Befeso igice cya 2 umurongo waho wa mbere. Hanyuma bafite Bibiliya murebe, ni mu iruhande rw'isezerano rishya, urupapuro n'urw'ijana na 18, ijana na 94, aba ariho mureba 194 page, ni mu ruhande rw'isezerano rishya. Umutwe w'amagambo uravuga ngo gukizwa n'ubuntu. Twagiye tubanza dusome twumva icyo ano magambo avuga. Aravuga ngo, namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twahoze muri bo, dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira. Kandi ku bwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo. Kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru iburyo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose. Itugirira neza muri Kristo Yesu, mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo batazagira umuntu wirarira. Kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Mana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Haleluya. Hano hantu tubonye ukuntu gukizwa ari ubuntu, tubonye uburyo Imana yaduhaye agakiza ku buntu, bitarebye aho tuvuka. Twari abo kugirirwa nabi rwose, twari abo kwiturwa umujinya, kuko ibya kamere yacu yakurikizaga, ibyo twakoraga ntabwo ari iby'umwuka ashaka. Ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi kandi yicaye ku ntebe y'imbabazi ibihe byose, yatugiriye imbabazi, yaraje iratwiyegereza ibinyujije muri Kristo Yesu. Kuko tuzi neza ko abakera iyo babaga bagize uburyo bacumura, bashakaga ibitambo by'ibimasa, bagashaka inuma zinungura. Wowe uwagutuma inuma y'inungura wayikura. Ariko kuko Imana yaturemye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo yiteguriye kera, ntabwo ari iyo yakoze none ahangaha, yabiteguye kera. Niyo mpamvu ibyo turimo, ibyo tugenderamo, yabiteguye kera, izi ibizatubaho kandi menya ibidukwiriye mu gihe nyacyo. Ahangaha aravuga ngo, namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu.
hano ijambo ry'Imana ritubwira ko kubw'ibicumuro byacu, kubw'ibyaha twakoraga, twari twarapfuye, twari turiho tutariho, kandi yaratuzuye kuko twari dupfuye tuzize bya byaha byacu. Ntawe twari dufite wo kuducungura. Mu ijuru habaye inama, habura n'umwe wajya gucungura umuntu. Mbitekereza gutyo, nawe iyo babikubwira bakuvuga ngo ese wacungura iyi si, wacungura aba bantu bakoze ibyaha, ntekereza ko ntabwo ari kubyemera. Ariko Yesu kuko nta cyaha na kimwe yigeze akora, arabyemera, aravuga ngo njyewe ndiyemeje kuza gucungura umuntu. Yambara ishusho yo kubabazwa, yambika urubindo ruteye isoni ku musaraba, abambanwa n'ibisambo. Nta cyaha na kimwe yari yarakoze, ariko nuko yari yiyemeje kuza kuducungura, akaduha ubuzima bwuzuye, akaduha kubaho byuzuye. Niyo mpamvu rero twari dupfuye tuzize bya byaha byacu, ariko kubw'uko Imana itanga umunyabyaha ahubwo ishaka ko yihana akareka ibyaha bye yakoraga akarama, idutegurira igitambo kimwe cyabonetse. Nagira ngo bambwire ko Yesu yaduhaye ubushobozi bwo kwigererayo, tukagera natwe ahera, kuko wa mwenda wari uri ahera akimara kwitanga akatubera igitambo ku musaraba i Golgotha watamutsemo kabiri. Natwe tugira ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana, ntitugire abagaragu, ahubwo turi abana b'Imana. Kigeretse kuri ibyo, turi inshuti z'Imana. Kuko rero ikintu Imana ishaka kuri twebwe ni ugukiranuka no kumvira amategeko yayo yera, ayo ngayo yadushyize imbere, na ya mirimo myiza yo yaturemeye kugira ngo tugenderemo. Hanyuma umurongo wa 2 uravuga ngo ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere. Ni ukuvuga ngo ubundi umwami utegeka ikirere bavuga ni Satani woherejwe ku isi bitewe n'uko yigometse agashaka gukora ibyo Imana idashaka. Niyo mpamvu yoherejwe muri iyi si, kuko no muri Bibiliya haranditse ngo ugushije ishyano wasiwe, kuko yoherewe muri iyi si ari kumwe na babandi bose b'abamarayika batumviraga, bose nibo baje ari bo bafatanya mu kuyobora iyi si no gutegeka kino kirere. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana tuvuga ko tutarwana n'ibifite inyama n'amaraso, ahubwo turwana n'imyuka mibi y'iyi si itegeka ikirere. Niyo mpamvu rero tugomba kwambara intwaro z'Imana, tugakomera mu gusenga, tugahamya, tugashikama, ikindi kandi tukamenya icyo dushaka, tukiha intumbero nk'abakristo bazima. Haleluya. Hanyuma ikindi hano haravuga ngo kandi natwe twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yifuza. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu atarakira Yesu akurikiza ibyo kamere yiwe yifuza, akurikiza ibyo umutima we utekereza, bya bindi bigendanye no kuyoborwa n'irari, no kuyoborwa n'ibindi byose kamere yacu. Burya kamere ya muntu burya ntabwo ari nziza. Niyo mpamvu ibyo byose Imana yabikoze kugira ngo ibe muri twebwe ibinyujije muri Yesu, ya kamere yacu iveho. Ni ukuvuga ngo kavukire zacu ntabwo twarabo kwitabwaho, ariko Yesu yatugiriye neza, atwegeza hafi n'Imana, atubera umuhuza w'Imana natwe. Hanyuma ahangaha haravuga ngo kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ni ukuvuga ngo twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, kuko ntacyo twari gutanga. Njye ntacyo natanze, ntacyo nari no kubona, n'ubu ntacyo nabona iyo bitaba buno buntu, iyo bitaba kuno gukizwa Imana yanyujije mu buntu bwayo ikabiduhera ubuntu, ikavuga ngo mwebwe ndabakunda nk'abana banjye, ntabwo muzacirwaho iteka, kandi nabaremye mbakunda. Niyo mpamvu nabaremye mu ishusho yanjye, niyo mpamvu nabaremye nkabatandukanya n'inyamaswa zindi, nkabatandukanya n'inyoni, nkabatandukanya n'inkoko, nkabatandukanya n'ibindi bintu byose, nkabaha gutegeka ibi byose biri mu isi. Niyo mpamvu rero Imana itari kureka umuntu wayo ngo agire azime burundu. Niyo mpamvu iza ikadukura mu isayo ry'ibyaha, ikadukura mu magana menshi y'abanyabyaha, ikadukura muri kavukire yacu, ikadukura muri ya miryango itizera Imana, ikatuzamura, ikadushyira hejuru, ikagira ngo natwe nibura tuzabashe guhamya igihe gikwiriye yuko hari imirimo yadukoreye. Haleluya. Imana nishimwe cyane.
hanyuma ahangaha umurongo wa 4 avuga ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Haleluya. Kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, kuko Imana ari urukundo, kuko Imana ireba nk'uko abantu batareba, yatuzuranye na Yesu Kristo ubwo yapfaga ku musaraba i Golgotha. Mu kuzuka yazukanye natwe, yapfuye kubw'umubiri arababazwa, tuzukana nawe mu bigendanye n'ibyaha. Niyo mpamvu iyo umuntu yashyikiriye Yesu, iyo umuntu yabonye Yesu mu buzima bwe, iyo umuntu yamaze kumwakira, amuhindura akamuha igikoresho kizima gishimwa. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ubwaryo ryabayeho twe tutaraba, buri tubukuru, buri tubunini. Niyo mpamvu rero iyo tugiye kurisoma dusanga ari ubuhanuzi bwuzuye butavangiye na hato. Njye nshobora guhanura nkavangirwa kuko ndi umwana w'umuntu, ariko iki gitabo Bibiliya yera nta buhanuzi burimo bucagase, ni ubuhanuzi Imana yashyizemo, kandi ibintu byose Bibiliya yavuze uzitegereze neza niko kuri kuzuye. Hanyuma iyo undi murongo wa kandi gace karatubwira ngo ubuntu nibwo bwadukijije. Iki kintu kigendanye n'ubuntu kiragaruka na wa mutwe w'amagambo dufite ariyo ntego nanone yuko gukizwa ari ubuntu. Ubuntu nibwo bwadukijije, nta mafaranga watanze. Itekerezeho, wari kuyakura he? Ese ibintu byose Imana igukorera ibaye iguca amafaranga wayakura? Ariko kuko ari ubuntu bwayo, kuko yavuze ngo njye niyemeje gucungura abana bantu bo mu isi, niyemeje kubereka umurongo wayo wanjye bakawugenderamo. Yaravuze ngo reka bino mbibahera ubuntu. Abantu dukunda ibintu biduhenda, abantu dukunda guhendwa n'ibidafite akamaro. Ugasanga umuntu aranezezwa no kugura ikesi y'inzoga igura ibihumbi 11 cyangwa se 15, cyakagura inzoga y'ibihumbi 50, ariko wamubwira ngo tanga ibihumbi 5 ugure Bibiliya irimo ijambo ry'Imana, akavuga ko nta mafaranga ashobora kubona. Wamubwira ngo agure igitabo cy'indirimbo basi ajye areba cyangwa se ajye yumva n'ijambo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko akakunanira. Ariko wamuzanaho igitekerezo cyo kugura inzoga, wamubwira igitekerezo cyo gukodesha rogi, wamubwira igitekerezo cyo kugura indayi, akabyumva kubi. Niyo mpamvu rero ibi bintu tugomba kubishyikira, tukumva tugakabakabwa na bwa buntu bw'Imana birimo neza bidusobanurira. Ni ukuvuga ngo abantu bya bintu dukunda biduhenda, aho umuntu ashobora kugenda agafata amafaranga akajya gushaka inzaratsi, akajya gushaka uburozi ngo arobwemo bagenzi biwe, ariko atafata amafaranga ngo agure Bibiliya n'ukuri, cyangwa se agira uburyo yakwegerana n'Imana. Kuko iyo ufite Bibiliya, ufite ibindi bintu bigendanye, iyi ni intwaro niko navuga. Iyo ufite intwaro, kuko iyi ntwaro niyo ibasha kuba yatsinda. Nibura iri jambo ry'Imana iyo umuntu yamaje kurisoma rigeraho rimukura, agafata amafaranga akajya kurara agenda ngo agiye gushaka ngo umuntu agirira nabi, ariko ayo mafaranga atanze. Niyo mpamvu ibintu biduhenda ahanini nta kamaro bitugirira. Ariko ibintu Imana yatanze bigendanye n'uko twabibonera ubuntu, ntabwo tubyumva neza, ntabwo tubishyikiriza imitima yacu. Niyo mpamvu rero ibi bintu yabigize ubuntu, kugira ngo hatazagira uwirata imbaraga ze ngo avuge ngo njye nifite amafaranga menshi, niyo mpamvu Imana yanyemeye. Haleluya. Niyo mpamvu Imana yanyemeye, niyo mpamvu Imana imbonamo ikanyishimira. Oya, Imana ntabwo ireba abakomeye, ntabwo ireba babandi bakomeye. Urugero rwa hafi ndahera ku guhamagarwa kwa Gideyoni, nkahera ku kwimikwa kwa Dawidi ng'umwami. Abo bantu bose bari abantu baraho nyine boroheje. Dawidi yari umushumba, Gideyoni yari aho ngaho nawe Imana yamusanze asekura ingano, iramubwira iti nkeneye kugukoresha. Ni ukuvuga ngo rero Imana yagukoreshwa buri kose, Imana yaguha ubwo buntu bwayo kandi nta kintu iguciye. Hanyuma umurongo wundi uravuga ngo nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru kubw'umwuka. Turi muri Kristo kugira ngo bibe ibizaza izerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose. Itugirira neza muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo ibyo Imana yakoze byose, ibyo Imana yagiye ikora ni ibigendanye n'ineza gusa, n'ubuntu bwayo, bwa buntu bwayo yabashije gutegura
ikaduha ubuntu, ikaduha agakiza k'ubuntu. Nubwo benshi tujya tugateregana tukabivamo tukagwa, ni ukuvuga ngo iyo Mana irakicaye ku ntebe y'imbabazi. Niba hari aho wagenze nabi, niba hari aho wakoze nabi, hindukira usaba Imana imbabazi, uyibwire ngo Mana, ka gakiza wampaye ukakampera ku buntu naragatereganye, ngaho mfasha, mbabarira, ndagarutse, ngira uwawe, ongera umpindure icyuma cyawe, ongera umvugutire inkanda zimvemo, umpindure igikoresho cyawe uhora unkoresha. Niyo mpamvu rero Imana iyo ishoboye byose. Hanyuma umurongo wa 8 uravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ni ukuvuga ngo ntabwo byavuye ku mbaraga twari dufite, ntabwo byavuye ku bushobozi n'amafaranga twari dufite, ahubwo ni impano y'Imana. Ni ya mpano y'Imana yo yavuze ngo reka aba bantu mbagirire neza, reka bano bantu mbafashe, ikaduhera ubuntu. Kandi natwe Imana iratunezererwa burya uko waba uri kose. Ese tekereza, wenda uri aho ngaho, hari abantu benshi bajya bavuga ngo ntabwo nabona uko njya gusenga, ngo ntabwo najya no gusenga umwenda umwe, ngo ntabwo najya no gusenga ngo ipantaro ngo ejo nzayisubizeho. None kuki uyijyana muri kabari ejo ukayisubizayo? Ntabwo aba ari mu bantu. Ese utekereza ko kuba wafata umwanya ukegerana n'Imana, uwo mwenda umwe wambaye, basi gerageza ugende unahe icyifuzo ngo Mana, ko musenga, ko nkora ibyo ushaka, basi njye wampinduriye. Ishoboye byose, niyo mpamvu nkubwira gutya nshuti yanjye, nta na kimwe idashoboye. Niyo mpamvu rero ngira ngo nibura iri jambo, ubu buryo bwo kuganira ujye ugira icyo ukuramo. Ubu butumwa bwiza tujya tuba twumva mu nsengero, iterambere ryaraje, uragendana n'umuntu acuranga ukumva ubutumwa, iterambere ryaraje, kuri telefone umuntu aratunga ubutumwa. Uzireguza iki? Uzireguza iki? Tekereza neza, Imana nitugirire neza. Haleluya. Hanyuma umurongo wa 9 uravuga ngo ntibyavuye ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Amen. Aha hantu ndahakunda cyane. Ntabwo byavuye ku mirimo, ntibyavuye ku byo data yakoze, ntibyavuye ku byo so yakoze, ntibyavuye ku byo mukuru wawe yakoze, ntibyavuye ku byo bene wanyu bakoze ngo bigendanye n'imirimo n'ibindi byose, kugira ngo hatazagira uwirata, kugira ngo hatazagira uvuga ngo twebwe Imana ni twebwe yumva, twebwe dufite, ni twebwe Imana yagiriye neza. Iyo iza kuza ikavuga ngo agakiza n'amafaranga, wari kujya he? Njye nari kujya he? Babandi bose tugendana bari kujya he? Tekerezeho neza. Niyo mpamvu Imana yaturemeye agakiza k'ubuntu, ikaturemera gukizwa k'ubuntu, ariko abantu ntidushaka kubibona. Abantu turananiwe, abantu tunanijwe n'iby'isi, tunanijwe no gushaka ubutunzi budafite icyo buzatugezaho, kuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko bwa butunzi bwose dushaka tugenda tukibikira mu isi, aho ingese n'inyenzi zicukura zikaburya, cyangwa n'abajura babwiba. Nibwo bujiji dufite. Turashaka ubutunzi, ariko ntabwo turabanza ngo dutunge Imana. Banza utunge Imana, kuko ariyo ishobora byose, kuko ariyo ibasha kuba yagukomeza, kuko ariyo ishobora kuba yagira aho ikuvana, ikagira n'aho ikugeza, ikaguhindurira amateka, ikagukomeza, ikakwereka yuko ari Imana yavuganye nawe, ikakwereka yuko ari Imana yaguhaye isezerano. Haleluya. Ikakwereka yuko ari Imana ishoboye byose, yagira igihindura ku buzima bwawe, ikakwereka ko ari ya Mana yaguhaye agakiza ku buntu, ikakwemerera ko ari ya Mana yakwegereje intebe yayo kugira ngo kugirire neza. Hanyuma umurongo waho wa 10 urasoza uvuga ngo kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, Imana yateguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Haleluya. Imirimo Imana ngo turi abo yaremye, ituremeye muri Kristo Yesu, kandi ngo iyo mirimo Imana yayiteguye kera tutaravuka, kuko Imana yakumenye itaravuka ukiri urusoro, igutegurira inzira uzanyuramo, igutegurira uburyo uzabaho. Iminsi yo kubaho kwawe yose iri mu biganza by'Imana. Niyo mpamvu rero Imana yo yafashe inzira zayo irazitegura, irangije irakurema, igushyira muri za nzira ngo genda. Ahubwo abantu benshi turananiwe, dushaka gukora iby'imitima yacu ishaka, dushaka gukora ibyo kamere yacu ishaka, dushaka gusubira inyuma hahandi twahoze.
umuririmbyi yaririmbye ngo inyuma aho naturutse ngo numva ntazasubirayo, ngo hariyo intambara, bya bindi bizira byose niwo ubisanga, ngo ariko iyo matekereje mba numva ntazasubirayo, ngo Mana mfata unkomeze, Mana mfata ungira uwawe, Mana mfata ungoteshe ka gakiza kawe wampaye ku buntu kugira ngo ntazasubirayo. Niyo mpamvu agakiza twahawe tugomba kukarinda, niyo mpamvu tugomba guhora tugenzura. Ese niba umuntu ufite imodoka yijyana muri kontorore, umuntu ufite inka ayirwara akayivuza, umuntu ufite umutungo awugenzura, kuki tutagenzura agakiza twahawe? Hari abantu benshi bagenda agakiza karaba kamutsemo karigendeye, babigereranya nko kuba uhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Niyo mpamvu rero agakiza twahawe tugomba kukarinda, tugomba kukarindisha isengesho, tugomba kukarindisha guhora twihana imbere y'Imana. Nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi ndetse no mu bo mu ijuru keretse kwemera no kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu masa. Ese wogejwe n'ayo maraso? Ayo maraso yaje arimo n'akagakiza, ayo maraso yaje arimo kutuzura, ayo maraso yaje arimo no kutwegereza intebe y'Imana. Niyo mpamvu rero ngira ngo buri muntu wese abona agakiza, kuko wamaje kubona agakiza ubona ubusabane n'Imana, iyo wamaje kubona agakiza ubona ubusabane n'ijuru, iyo wamaje kubona agakiza uhindurirwa amateka, iyo wamaze kubona agakiza, haleluya, ubasha kugira aho uva, ubasha kugira uburyo utekerezamo. Imana niduha umugisha cyane. Hanyuma tugiye gusoreza mu Befeso, mu Baheburayo nk'uko nababwiraga, ni ku rupapuro rwa 221, naho ni igice cya 2. Turasoma umutwe w'amagambo, dusome n'umurongo waho umwe, twumve icyo tugomba gukoresha ka gakiza twahawe, twumve icyo tugomba gukora ku bigendanye na ka gakiza Imana yaduhaye. Haleluya. Hanyuma abagezeyo ni mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 1, turahera ku mutwe w'amagambo utubwira ngo kutirengagiza kwita ku gakiza gakomeye. Twahawe agakiza gakomeye, nkunda ibyanditswe byera rwose. Haleluya. Imana niduha umugisha kandi iranatwishimira rwose. Ubw'uyu mwanya nawe wafashe ugatega ubutumwa bwiza ugutwi, ukumva ukabasha gusesengura ibi bintu Imana biduheramo umugisha, Imana igidukomerezamo, kuko ngo hano ntabwo tugomba kwirengagiza kwita kuri ka gakiza gakomeye twahawe, bwa buntu twagiriwe tugahabwa agakiza, tugakurwa muri rya sayo ry'ibyaha, tukigizwa imbere y'Imana. Amen. Niyo mpamvu tugiye gusoma n'umurongo wa 1 uvuga ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise. Bya bindi twumva buri gihe, bya bindi dukora buri gihe, bya bindi tugenderamo buri gihe, tugomba kugira umwete wo kubyitaho. Ese usenga kugira ngo bya bindi wabonye, bya bindi wabwiwe, bya bindi Imana yakweretse ubisigaho wigendere, cyangwa usenga kugira ngo ubizirikane neza, Imana ikomeze kukugirira neza, ariko hari aho nayo izi mujya muhurira? Hari abantu benshi bahawe agakiza barakareka, hari abantu benshi mujya muhura bari abakozi b'Imana, baretse inzira yayo, bakora ibyo bashaka, ariko ubona ko ubuzima bwabo hari ukundi bwahindutse. Iyo wamaje kuva mu rugo ukagenda ugasiga abandi wasize mu rugo, ubuzima burahinduka. Hari ibyo wabonaga mu rugo utaguraga, ariko nugera hanze urutangira kubigura. Ari nayo mpamvu ubona umuntu akiri mu gakiza yaratahaga akanywa amazi akagubwa neza, akiri mu gakiza yaherewe umuntu yaratahaga akanywa igikoma agashisha akamera neza, ariko yatangira gutana yagarutse inyuma muri bya bindi byose. Haleluya. Hanyuma ubuzima bwe bukabaho bubabaje, agatangira kugura indaya, agatangira kujya kuraguza, agatangira kujya gushaka inzaratsi ngo umugabo amwumve, agatangira kujya gushaka abasore ngo umugabo ntagishoboye, agatangira gukora bya bindi byose Imana idashaka. Niyo mpamvu iyo agakiza kamaje kugenda karagukamutsemo, utangira gukora ibyo kamere yawe yifuza. Ariko ndabashishikariza gukomeza kuguma mu gakiza, mukaguma muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu agakiza kacu Imana yakaduhaye. Hanyuma akandi gace karavuga ngo kugira ngo tudatembanwa tukabivamo, tugomba gukurikirana bya bindi, ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvishe,
kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Bya bindi byose Imana yateguye tugomba kubyumva kugira ngo tudatembanwa tukabivamo, kugira ngo tutajya kure yayo. Niyo mpamvu Imana ihora itubwira ko tugomba kwita ku gakiza twahawe. Igenzure, itekerezeho, reba neza, ese agakiza wahawe uracyagafite? Agakiza wahawe ntabwo umeze nk'uwahetse ingobyi umwana yaraheze kera. Nifuje yuko uyu mwanya hagira ikintu gihinduka mu buzima bwawe. Nifuje ko uyu mwanya tumaranye wumva buno butumwa hagira icyo Imana ikora ku buzima bwawe. Nifuje yuko Imana yagira amateka y'indwa ku buzima bwawe. Agakiza kari karasinziriye kagakanguka, ingobyi wari usigaye uhetse umwana yaraheze kera, ugasubira kuri ya soko, ugasubira hahandi wasabiye, ugasubira kwebwa ati Imana nciye bugufi nsinzwe n'urubanza, mbabarira. Ijambo mbabarira imbere y'Imana iraryumva, kuko ijambo ryayo tubaho nituvuga ko nta cyaha dufite tuba twishutse, ngo ubwo kuri ntabwo kuba muri twe, ariko nitwa turi ibyaha byacu niyo yo kwezwa no kutubabarira bya byaha byacu, bikatwezaho gukiranuka kwacu, bikatugirira nabi. Ntabwo ishaka ko umunyabyaha ngwino winjire mu mukumbi w'Imana, wowe ngwino winjire gusa. Icyo usabwa ni ukwemera, ukemera, ukegera imbere ya ntebe, ukiyeza, maze ukiyunga n'Imana. Imana itugirire neza. Ndabashimiye kubw'uyu mwanya twamaranye, kandi nshimiye Imana yadushoboje kugira ngo tubashe gukomeza uno mwanya. N'ubundi ndi Pastor Jerime, tuzakomeza tubane mu bihe bigiye bizaza byose. Nifuza ko nzajya mbagezaho ubutumwa bwiza rwose, kandi Imana izanshoboze kugira ngo ibi bintu niyemeje nzabikore, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ryanditse ngo nshobozwa na Yesu Kristo nk'imbaraga. Rero izo mbaraga tuzikomora muri Kristo Yesu, nizo nifuza kugira ngo Imana izampe mbashe kugira uburyo nkomeza gukurikirana bino bintu, no kugira uburyo nkomeza kugabura ibyayo, ariko no kuguma mu murongo wayo. Imana nishimwe cyane. Hanyuma mwakoze cyane kandi ndabakunda. Gusa reka dusoze dusenga. Mana Data waturinze, wabanye natwe, wagendanye natwe mu buryo bwose twari turimo twumva buno butumwa, wahumuye imitima yacu, uhumura amaso yacu, uzibura amatwi yacu kumva rino jambo ritubwiye ko twahawe agakiza, twakijijwe ku buntu. Ijambo ritubwiye ko turi abo waremye, uturemeye muri Kristo Yesu, muri ya mirimo witeguriye kera tutaraho kugira ngo tuyigenderemo. Kandi ijambo riratubwira nanone ngo ko agakiza twahawe tugomba kukabungabunga, tugahora twita ku byo twumvise kugira ngo tutazatembanwa tukabivamo. Rero Mwami ubane natwe, utwagure mu buryo bwose, utwigishe kurushaho, twe ntaho twakwigeza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze rero, uturinde Satani, uturinde abazimu n'abadayimoni. Mwami, aho twagenze nabi utubabarire, kandi utugarure mu rugo rwawe rwose, wongere kudushyira mu bana bawe beza wishimira, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze rero, uri mwiza urakarama. Ngaho bana natwe, komeze utuyobore muri byose niba uko ushaka, ntibibe uko dushaka. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen.